abakunzi The Flame 24 TV, nizere ko mumeze neza aho muri hose, nizere ko ahantu hose muri abantu ubuzima buri fresh, mukomeze kugira noneho nibihe byiza aho uri hose we ukurikirana ibiganiro bya The Flame 24 TV. Ngira ngo nkuko umaze kubimenyera uri kumwe nanjye Victor. Uwitwa PDD rero yagize gutya ahanagurwaho ibyaha bibiri by'agatangaza byagombaga kuba bimushyirishamo ndetse bikaba byatuma anafungwa burundu. Ubwo uwitwa hari agakobwa kamushinjije kavuga ko rwose ngo yagatayemo nyine akajya agashakira n'ibigabo, agashakira ibigabo nyine ngo bigasambanya ku ngufu nk'uko atabishaka, nyamara karabishakaga. Ngo byaje kumvikana ngo amajwi yaje kubasohoka ukivugira ko cyangwa se ngo n'abatangabuhamya barongoraga ngakakana ngo bavugaga ko rwose ngo kabaga kabyishimiye. Tubaze ibyaha bitanu muri gushinjwa kuba bitatu muri byo ari ibyaha basanzwe bakatira byo gukora n'umuntu kabizwa bari bise muri victim number 2. harimo uwitwa Jane bari babise muri iyi ntuza. Uwitwa Jane rero yaje victim number 2, nawe yashinjaga PDD ko akora icyaha cya prostitution cyangwa se gucuruza abakobwa se cyangwa se abana b'abakobwa, cyangwa se gucuruza abantu. Murabizi icyo cyaha ari icyaha gihanirwa n'amategeko cyane. PDD rero yaje kuza kuba ahanagurwaho icyaha, abenshi bakabihuza na nuriya mugabo wari ufite ikirwa cyajyaga kijya kuberaho ibyaha, n'abayobozi bakagenda ngo bagashaka ngo utwana birira hara kuri kiriya kirwa, mu twana dutoya. Nyir'icyo kirwa rero ngo bakaba baraje kuba bamufunga. Murabyibuka ko naje kuza kuba mbibabwira mu biganiro byagiye bitambuka. Uyu mugabo rero tukaba tuzongera tukamugarukaho by'umwihariko, ariko uyu mugabo ngo yaje kuza kuba afungwa apfira muri gereza bitewe nuko abantu benshi b'abayobozi bajyaga bajya kuri ibi birwa bakarya utwana dutoya tutujuje imyaka bakatwangiza. Uyu mugabo rero PDD bivugwa ko abantu bakomeye baje kuza kuba barahaguruka baravuga ati uyu mugabo reka tumurwaneho, bishoboka ko ashobora kuba yamena amabanga kubera ko PDD ngazi ibintu byinshi cyane, kubera ko yatangiye uyu mwuga awutangira ngo benshi bari abayobozi, niyo bantu yajyaga akatamo ibyana. PDD rero akimara guhanagurwaho ibyo byaha bibiri haje kuza kuba havuga ko hari icyaha kimwe cyangwa se bibiri bitanagoranye ashobora kuba yakwishyura nka $1,000,000 bakaba bamukuraho ibyo byaha akaba yakongera gusubira mu buzima busanzwe. Ariko akimara rwose kuba yatsinda urukiko bamaze kuba bamuhanagura ibyo byaha uko ari bibiri yarashinjwa, byatuma agashobora kuzafungwa burundu. Uwitwa PDD rero yaje kuza kuba yirengagiza ko ari no mu rukiko aragenda ahobera abantu. Izo video ndibaza ko ndaza kuza kuzishyira muri group ya WhatsApp kugira ngo murebe. Harimo ama video man ashobora gushyiramo kugira ngo batadukubita icyitwa copyright ni ikintu gikomeye cyane, baba bashobora kugukubita video yose ikahita igira ikibazo. Nzajya nzishyira rero muri group ya WhatsApp muri description banayishyizemo rwose link ya group ya WhatsApp, hanyuma rwose tugakomeza no kwibanira mu biganiro byinshi banagiye mbategurira. Nyuma rero y'ibya PDD nuko yaje kuza ko hanagurwaho icyaha, hari uwitwa Thomas Partey. Murabizi ko n'umukinnyi ukomeye w'ikipe ya Arsenal. Uyu mukinnyi rero Thomas Partey yaje kuza kuba yongera kuba agaragara muri saga ivuga ko we ashinjwa kuba yarafataga ku ngufu umwe mu bakobwa barimo baramushyira mu majwi cyane. Ariko rero buriya ngo abashakashatsi baje kuza gusanga ko bano bakobwa baba bashaka amafaranga yo kuba barya aba bahungu, kubera ko aba bahungu ngo bakorera ibiceri bya hatari byinshi cyane. Iyo rero amutsinze mu rukiko
uba usanga ashobora kumukuraho nka kimwe cya kabiri cy'umutungo afite bitewe n'indishyi z'akababaro bamuca nk'amande. Abenshi bagiye bavuga ati ariko kubera iki abanyafurika ari bo bonyine baza kuba bashinjwa ibi bintu byo gufata ku ngufu, nyamara aba bakobwa byaraje kumenyekana ko baba bijyanye. Murabizi uwitwa Mason Greenwood wo muri Mani bigize kuza kumubaho kariyeri y'umupira ubu ngubu iri muri Monaco, yari mu ekipe nziza nka Manchester United. Murabyibuka uwitwa Imbumbe Anthony ubu ngubu barizwa mu ekipe ya Sevilla. Murabyibuka ko nashinjijwe icyo kintu. Uwitwa Mendy, abakinnyi benshi bo mu mupira w'amaguru babashinja ibi bintu kandi ugasanga birimo birabagiraho navuga ko bibagiraho impact itari nziza cyane bitewe n'ibyo baba bari kugenda babavugaho. Uyu rero Thomas Partey rero nyuma yaho yanze kongera amasezerano mu ekipe ya Arsenal, yaje kuza kuba yitereka, baramushinja nyine, baravuga ati sha wowe ibintu wadukoreye, ibintu ukora ntabwo ibyo bintu bisanzwe, ati wafashe ku mukobwa rwose ku ngufu aho ku ngufu rero ni hari kuzira. Nyuma yaho rero naho ku ngufu ahaziriwe wenda se cyangwa se arimo arazira kuba yarafashe ku ngufu uyu nguyu Thomas Partey, haje kuza n'undi mukobwa kabiri abimushinja. Bigaragara ko rero ari ibintu baba barimo baragenda babeshyira. Mu Bwongereza ho rwose inkuru z'agatangaza ziba ziriyo, nuko baje kuza ko bemeza ko ngo bagomba kuzajya umukobwa wenda ngo niba muri gupanga kuba mwahura akagira n'ikintu kiba muzajya mubyandikirana mu matext, bikaba ari ibintu bigaragara cyangwa se mugasinya na kontra. Mu Bwongereza ngo abantu bicuruza baba bafite nk'udukontra twa danger kugira ngo wa muntu nyine mugiye guhura, navuga ko ari izo ndaya zo mu Bwongereza. Akenshi iyo amaze kumenya ko ngura umuntu wa danger ngo ufite amafaranga, ariko nta mu Rwanda bijya bibaho, ugasanga nyine ngo nk'indayangije nk'iwawe ngo n'iki byose, ugasanga ngura umuntu wa danger ngikanga gutaha ariyo nzi ngo yigize gutahana n'umunyamahanga ni agastori gato, ariko ngo yigize gutahana ngo n'umunyamahanga yageze nkabona ukuntu ibintu bimeze, ngo yanga gutaha, akajya avuga ngo akakenda ndagashaka, ngo ikiringiti ndagishaka ibintu byose ngarabishaka. Yaje kuza kuba ngo abimurekera byose, ariko witwa Thomas Partey ndetse no mu Bwongereza bavuga ko ngo uba ugomba gusinya n'agakontra gatoya kagaragaza ko umuntu mwabyemeranyijeho utigize umufata ku ngufu. Abahungu rero benshi bagiye bagaragara muri izi manza, bagiye batsindwa wenda nyuma bakagaragara ko bazaga kuba barengana, ariko ubushakashatsi bugaragaza ko aba bantu ari abantu baba babishaka kandi baba bashaka kugira ngo nabo birire akantu, birire ubuzima nyine akaza kuba babeshyira abahungu, kubera ko abahungu baba bafite amafaranga menshi cyane abashobora kuba yahindura ubuzima bw'aba bakobwa baba bicuruza. Aba bakobwa rero ndetse n'ibi ngibi bya PDD navuze ati reko nta kuntu bakumva ukuntu twabihuza kugira ngo tubiganireho, ariko ibintu byabaye kuri Thomas Partey, Arsenal yaze kugira ikintu ibitangazaho, iravuga ati nubwo uyu muntu twatandukanye, nubwo uyu muntu tutagikorana, ntabwo tuba twemerewe kuba twakinjira mu buzima bwe buri prive. Turamwifuriza ko ibyo bintu byarangira amahoro, akongera agasubira mu buzima busanzwe. Uyu Thomas Partey rero akaba ari umwe muri ba nimero 6 beza basigayeho ku isi. Sinzi ekipa ari buze kuza kuba yakerekezamo, ariko ubu kugeza ubu ngubu Arsenal ntiramwongerera amasezerano. Nyemerera uyu munsi rero nsoreza ahangaha ibyo bintu bingahe rege ni bibiri. Nagomba kubabwira ko PDD yakuriyeho igihano, nagomba kubabwira yuko n'uwitwa Thomas Partey atakiri umukinnyi wa Arsenal, ariko by'umwihariko ari no mu nkiko kuba yakurikiranwaho kuba yarafashe ku ngufu umwana muto cyane, wita ko ari umwana muto, nyamara bajyaraje kuba bivumburwa ko aba bantu baba bashaka kugira ngo barye aba basore amafaranga, atari uko babafashe ku ngufu. Nyemera dusoreza ahangaha. Nitwa Victor
mukomeze kugira ibihe byiza cyane 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 cyane, naho ubutaha mu biganiro bitandukanye mba nagiye mbategura. Mukomeze kugira ibihe byiza, ciao.